niyo wakoze ku murambo buri mu bantu bamwishe ngaho n'ubundi wamwishe asashire none ibi bibazo ibi ni ibiki kuko nari nararindiriye Bugande akona yavuze ko iki gihugu nta mahirwe umuntu akigera nyine yaniruje dufata umurambo tuwushyira muri butu y'iyi modoka ntaza gukira mu yari Yesu Kristo ako sheri noneho reka rero nkubwire noneho ahangaha manzi uri bubagukifasha ugatinya ugaterura umuntu wapfa hano hari umuntu wapfa zamura ibirahuri ahubwo tukomeza kumva What's up guys, it's your boy Lick. This is Lick. Abantu muri kudukurikirana ni kuri Lick and Kaline. So abantu mutumenyereye nka Lick and Kaline cyangwa The Luka Family biterwa naho tubonye kuri TikTok twitwa The Luka Family, Instagram The Luka Family, YouTube ni Lick and Kaline. So turi couple y'abanyarwanda tuye mu Rwanda nubwo muri Mystery Based muri Kampala ku mundi dutuye mu Rwanda Kimironko. So uyu munsi rero mvuye ku muhanda hari utuntu tw'uturori abashiri barimo fara umwana wo mu gipangu wagize anniversaire ibintu byacitse sinzi mba mubibona nyuma no tuvuye kugura ibintu by'ama gift n'ibiki by'umwana. So ni ibintu nyine by'ibirori none ko nari mvuye kugira ibintu mbazanira ku muhanda ndavuze nti reka mbabe inshiri mubeshya yuko ngonze umuntu nkaba mwishe uwo muntu akaba ari mu bag hari inyuma amini muri boot inyuma y'imodoka mubwiye ni rero ndashaka kujya kumfasha kumushyingura kandi tubibwire polisi tuze tunitorokera twigire mu Rwanda murabyumva ndashaka kureba niba shari bufashe kujya gushyingura umuntu twishe biteye ubwoba umva ni that kind of content I'm going to do. Urumva hari ukuntu ukora ibintu wamujije wagize gute ariko musaba reka mukorera ikintu kimurwaza umutima ese ari bumfashe ese ari bungiye inama kujyana kuri polisi. Urumva nkimanuka gutya ndavuze ntireka ndeke kuhita njya mu rugo ahubwo mpimukorere mu gihe bo barimo barategura mu mutwe ibintu byo kuza kujya mu birori ibintu byo kujya mu bitekerezo bindi bumve mukoze ibyo bintu. So guys mumva bimeze gute kindi ndabashimiye ukuntu mukomeje kudushyigikira kuri TikTok abantu mo barazamuka cyane Instagram ni fresh ikindi YouTube nayo mukomeze mukoreshe ya kandi hari content tugiye gutangira kujya dushiraho ni content noneho bazita silence vlogs kuri satore ko ari abantu badukunda bibaza ngo mu cyumweru mukora iki ese mu gitondo mubyuka mutezera morning routine turashaka kubikora mu buryo biba biri muri silence ku buryo ushobora kuba ari mu kazi urimo kurelaxinga ukajya ureba izo content. Video ya mbere tuyishyira muri iki cyumweru ariko tukwereka tuvuga ngo ubuzima bwacu muri iki cyumweru bwagenze gute tukwereke bitavuga biri muri silence ko nk'ubari igihe umuntu abura umwanya akaba ari mu bantu yasohotse sakaruka akora video ariko iyo ari muri silence ushobora gufata nyuma ukazagateranya n'ibindi none tubereka cyumweru cyose cyacu kuno cyagenze murabyumva mute guys. Icyo dusaba rero mukomeze mudushyigikire mukoreshe ya mukore subscribe kandi turashima twagize 10 ariko se tugize na 20 byaba ari bisi wapi reka tubikorere. So uyu rero ngiye kumuhamagara kuri telefone amanuke mu rugo yara hejuru abantu batahazi abarakora tubango ni hano ducumbitse kuko ko iwacu ni mu ijuru vuga ngo hareruye. So ni hariya ngiye kumuhamagara kuri telefone amanuke so noneho aze hano mu modoka mubwire ni muri boot mfite y'umurambo yayidemba nayigize gute. So ubwo tugiye kureba uko bimeze reka muhamagare. 5 minutes later. Guys urabona ko naje bagiye kuza yibaza impamvu umbashe cara hirya twicarane nta kibazo ntago nsubira mu rugo vuba.
ntabwo uza mu rugo n'iki kiri gutuma utaza mu rugo ukambwira ngo ninze nicare afite utuzi ese uruzuza wiba n'utuntu twanjye nahise ibintu twagutumye ese bituze nzi ko utaritegura kandi nzi ko muba mwashyushye muri budusige ntaranarangiza no kugira ikintu kimwe itegura ubwo se ngenda nditegura mbere mbiri byuya ariko ujya wisiga ukabisiga neza oya uyu munsi ndashaka kuba ndi pro ibintu bimeze neza n'iki kiri gutuma utaza mu rugo hano haranashyushye daye kandi imodoka igiye kugenda mu impinja turashyiramo yesi nabyo kugenda niba muri Kampala none se bite ngo ubwire rero ndagira ngo dukore ikintu kiri immediately sana kabiswe wazanye mfashe kugira inzara urumva ndashaka gukora ikintu kiri immediately ngiye nawe being honest ndashaka tujya mu Rwanda neza ukabimbwira hano mu modoka ntabwo uri gutaha ukabimbwira ngwino baza amagambo nyine mbere yuko tugenda ndashaka baza ngiye kujya mu Rwanda nta kibazo mbifiteho so nkunda ngaho ndagukunda bizi ko wasezeranye nanjye kuzanshyigikira ibintu byose bibi n'ibyiza ngaho nose habaye icyo wakoze iki bwa mbere mu buzima navuye ikintu wanciye inyuma ze yaba ari nabyo basi by'umuntu yabikavaringa habaye iki yaba nabyo umuntu yabikavaringa wabikavaringa ubwo rero urumva ngo wabikavaringa ntangiye no gusweta ntabwo naguciye inyuma ngo mubwire ikibazo mfite ubwoba mu mutima ndimo ndibaza nimba iki kintu Imana izakimbabarira sheri nawe rero reka gukomeza guca ku ruhande ibintu byo guca ku ruhande ntabwo byemewe mbwira ngo habaye iki bimeze gutyo ibintu byo gukata ibumoso iburyo kwa Nzaramba na Zande ubwo ibyo bintu biri bugere iyo bijya ryari ariko ari ibintu nibaza urumva bajya bavuga urumva ngo umugabo iyo yakoze ikosa umuntu wenyine umushyigikira ni umugore wiwe kamvuge ko nagushyigikira byibura si iryo kosa ndarimenya kuri guca hirya no hino urabona nyine urabona ko hakuno naringi hari ubusiga kuzana ibintu nazingurutse ndimo ndajya umeze nk'ugana Entebbe Road Yesu ahuriye n'impanuka urumva none se ko muri modoka nta kibazo ifite bakugonze nabagonzwe bagonganye bimeze bite yaba nanagonzwe basi shasheri nawe rero uca intege vuga ibintu birangire menye ibyo ari byo yaba nagonze ntacyo byari kuba bitwaye rwose yaba nagonzwe imina ariko kugonga byo nkoze ni amabara wagonze umuntu ubu tuvugana wagonze umuntu urangije uragenda ngonze umugande urumva Yesu Kristo ikindi ahise apfa ukaba uri hano uri muri ikinira Yesu hano se mu buzima bwanjye ni kangaho mbonye nza mu rugo sininjire mu rugo Yesu we hano we ndamugonze ahita apfa urumva tugenda kuri polisi ngeze ngo ndiruka ikintu cyo kwiruka cyo gikureho ntago nshaka ibizadukurikirana na nyuma y'igihe tugende ujya kuri polisi uvuge ko wagonze umuntu nubwo utazi ubu ngubu nonaho uko bimeze nubwo nazi ndabizi yapfuye wahunze ubonye umuntu yapfuye umva ngiye nanasubiye inyuma ndamureba neza ndabibona ko yapfuye babarira ngo Yesu shiri we have ibyo bintu wibingira umva wibingira sheri tugenda tujye kuri polisi nashaka permis kugira ngo bitagira ingaruka nta kintu kitagira ingaruka muri iyi si tubamo ariko nanone mbabarira uze tugende ntawe gucika se urabona bikumariye iki kuba watorotse utekereza yuko se kamera zo ku muhanda zitafata plaque y'imodoka ikibazo rega cyatumye ntitanga niki iyo gonze umuntu hano ukamwica nta permis y'inganda ufite kindi umunyarwanda ngurije permis y'Inyarwanda sinembe no gutwara hano kuko irengeje amezi 6 niho wemerewe gutwara no kumfunga burundu tujye kuri polisi bamfunge burundu
umva reka mubwire rero umufasha gutekereza byiza kandi bitatuma twese dupfa. sheri mbabarira reka mubwire njye mfite ubwoba kwaba ari ugutaha se turanyuranye uri kuvuga gutaha ubwo turanyuranye tuce mu muhanda umuntu wishe umuntu sheri uri utangiye kunyisubira tekereza gupfa si urupfu nyine Yesu Kristo upfa ni urupfu sheri wengeye mfite ubwoba icyo nakubwira none se wamutaye ku muhanda byibura ambulance yaje iratwara byibura se mana nyagasani ngo namutaye ku muhanda nyine ndi kukubaza wasize ubonye akoze impanuka arambara yaho mu muhanda bimeze bite ukuntu senere yagenze iyo umuntu amukubise kwanda kubita umuntu urumva akava mu ruhande rumwe rw'umuhanda akagwa mu rwo hakurya y'epfo y'umuhanda mu bihuru haza umuntu w'umuganda arambwira ati bene wacu nibagusanga barakwica mbere yangira inama ikomeye arambwira ati rero ukuntu gahunda imeze we fata uyu murambo ujyane kwa muganga wireke urumva umuganda aramfasha turaterura umurambo noneho wanamukozeho okay njye mbibona muri filime nyine iyo wakoze ku murambo buri mu bantu bamwishe ngaho n'ubundi wamwishe asashire noneho ibi bibazo ibi ni ibiki kuko nari nararindiriye Bugande akona yavuze ko iki gihugu nta mahirwe umuntu akigera none ubwo hanyuma byagenze biterega nawe turi no kubwira ibintu ngo birangire hani va muri 2021 turi na 2025 sheri va aho ngaho twageze na 2025 nayo tuyigezemo hagati please mbwira nyuma y'ibyo byagenze bite nyine yaniruje dufata umurambo tuwushyira muri butu y'iyi modoka ntaza gukira mu yari Yesu Kristo ako sheri noneho reka rero nkubwire noneho aha ngaha manzi uri bubaga ukifasha ugatinya ugaterura umuntu wapfa hano harimo umuntu wapfa zamura ibirahuri ahubwo tukomeza sheri wazanye umuntu wapfa sinumva ncitse bijya mu giti ubwo rero nta mushutse nta kindi kintu turavugana tujye kuri ambasade ubabwire ikibazo cyawe ubabwire ukuntu ibintu bimeze bari gufungirwa je ntago ibi bintu ujye subwe ndabikarabye ntago ibi bintu nabyemera bajye kumfungira mu Rwanda none aho kugira ngo nyine uri kumbwira ngo bagufungira hano ngo biraba burundu hano ni burundu ariko umva amahirwe yo mu Bugande shiri wari ikintu utazi hano mu Bugande baje gukatira imyaka 10 ugatanga akantu kamaramo 2 mu Rwanda nimba ari 20 ni 20 Sheri ntago hanga ntago nzi icyo ndi bugushyigikire rwose reka nkubwire nta nubwo akakanya nafata n'umwanzuro mu mutwe nawo harimo ibintu byinshi biri kuzenguruka mu ntago rwose ibintu nabishobora biri burungushe mbabarira we wintera stress Yesu we mbabarira wintesha umutwe mama Yesu we asubu umuntu muzima umuntu mukuru gutekereza gufata umuntu ukamuhisha mu modoka isugo wari wabigizeho ubwenge reka se ukimara kwica umuntu nta bwenge ugira ibintu umuntu akubwiye nibyo ukora nta bwenge nagiye mukoraho gutyo ko ndi muri filime winkoraho wakoze ku muntu wapfuye mbabarira nizina ngo nzongera gukoraho oroshya sikaho ahubwo umeze nk'abagore ibibazo biza umugabo agatangira guhimba ibintu bya divorce ntago ari ibibazo biza ngo biteze ikibazo cyangwa biteze impamvu ugiye wimbabarira ntago ibi bintu ngo ngwi kose ubwo sheri wabuze n'undi muntu kugira indi nama nzima ifatika none ngo mbihisha ese urabona nabihisha gute mbabarira umbwiza ukuri iyi modoka niyo tugiye kugendamo none urambwira barajya bavugane mwenyure ahubwo ugomba guseka nta sono ugira sheri nta nubwo bugira n'uburyo uri no kubivugamo uri kubivuga uri fier numva koze ibintu tubajijishe mbanze nyene cakano mu isharaguro mu gihugu Yesu Kristo ugire bambe ntago ibyo bintu bikwemereye ndakubwiye ngo ibintu ni bibiri
ugiye kutujyana bari wowe utugezayo twari bwijyane utujyane utugezeyo ntabwo nkubwiye ngo ujyemo urabajyana bagezeyo ngiye nkwerekeza tuye kuri polisi urababwira kugira ngo nicyo ubu se abantu bakundana baburi iyo bajya ariko nta ibintu byo kuba va mu byo kwigenza ariko ibyo ni ibiki ibintu byo guhisha byo ntibirimo ntabwo ibintu nabishobora guhisha umuntu ahubwo ndimo ndibaza wowe usoma Bibiliya neza muri iyi minsi kubizi ko ntagisoma cyane ubu ngubu tumwishe bikarangira Imana yazambabarira cyangwa byaba birangiye nta juru ntazabona ubwo yakubabarira ihereye mvara ahubwo umwanzo no kwirega kujya mbona ijoro no kwirega bakamfunga ugiheze ngwino mwerekeza turebe shangiye namurebye bihagije arashimitse atebwa ntabwo nanjye none se ubwo urumva biri bugende bite nese ndashaka kurebera icy'umupfu none se sheri none se sheri ubundi bwo nyine mama mbuze n'ikintu nanavuga muri buto cyakoze reka nkubwire ni wowe muntu wa mbere wishe umuntu tuziranye waba ugize ubukonjo uretse n'ibyo ugatinyuka ukamugendana hakubundi ubu ibyo bintu bibaho nazizi turana filime abantu bapfa bashyira muri buto hakubundi ubu ibyo bintu bibaho ese ubu ugiye kureba umuntu wapfuye koko umugore si umusazira nyingure buto cyari hello guys ubonye kwemera ngo uzi ngo guprankinga tugeze ahantu ko kwica abantu ibintu bya prank ndabivaho shashira uri umwana mu bingenda nakwanze ngo mbwira ngo umeze ute mu uya ndakwanze hari umuntu wanyandikije ejo bundi ngo timurike ngo urimo kuduteza abantu ngo nta kintu urimo dukorera ngo ufite ngo ubugambo gusa nari mwumva umuntu ucitse umugongo Yesu Kristo niyo kintu kimbayeho numvise umugongo ucitsemo kabiri hakosheri nk'ubu bintu bitekereje ute koko abantu turi kwirukanka ubu nari negereje makeup ninge bari bagezeho ngo basige yagara makeup sheri nanjye akantu k'ubwenge ahantu wakagurishije rwose tuzajya ahubwo ndagafite abantu muri comment bavuga ko akantu mose nta bwenge burimo hano hantu nkari nk'umugome this is too much uzi kuki utarize kandi ubundi mafite umushinga wo gukoresha mana we ahubwo ndumva kubera ubwoba ndumva ngiye kuruka ubwenge ze butera kuruka ubwoba kubera ubwoba ndumva beze nk'umuntu ugiye kuvomitinga yuwe ndumva nishimye guys timu yabo ari maze igihe yiyemera ariko ntabeshye prank nzivuyeho I'm done ugiye kujya mu biki ndashaka ibindi tundi turimo ikintu kigaragaza ko timu yanyu yasubiye inyuma igihe bikomeye prank tuzivuyeho ivuyeho sheri unteye ubwoba usubwo ibintu byo kwica umuntu bizanye utundi mbabwire nk'umuntu waguhaye iyo yide mayira tete urakoze kuntera ariko aka kantu ko kwica umuntu hari kapuye muri Amerika niyo ukabonaho nko mu myaka 2 ndavuga ni nzakagukora ahubwo bize kugira cyagiye tuva muri by'ama prank tuva mu by'ama YouTube y'ikinyarwanda bivamo nyine byabagiye bashije kumirwa mw'ababyeyi ndumiwe nyine mbiko mbigenze ibintu biri heavy guys biri heavy mwakoze rero n'ubwa mbere mbonye hari hepfo buriya hari abana hari mu gikari cya hotel so guys rero ni muri quartier tumiwe gusa sheri wanjye ndamuhamije pe ndumva nakwinjitse umugongo ndumva ahantu hose haratagaranye nta hantu nsigaranye mama wanyishere kuna yasohotse yambaye kijabo utabereka yambaye ubusa utabereka yambaye mini yanjye ikabutura ku kibodasi cyanjye urumva bodaboda kuko wazize ne bodaboda ni rwo rukweto runyorohera muri ino si ubwo rero ushatse wandeka nkajya niyambarira bodaboda ngo ugire ikintu ubwira timu yanjye ndababwira iki ko numva ngiye kuruka nangiye no video narimo babwira
ko tugiye kuzajya dushyiraho za video ziri siransiye batangire babyitegure badushyigikire. Ya tugiye gutangira kujya tuzishyiraho. Hi Hana. Akaneiba kacu kari kudusuhuza. We no, how are you? Ako si ndumusazi kamera mareza no kubana. Hi baby. Rero yigize anti w'abana bose mu no karitsiye ndaza kumusubiza i Kigali. Hana ni umwana mutoya mutori agira ibiganiro mwaseka mugabo. Wajyaga afite imyaka. Muri mama yake atumutwita yagiraga inkuru. Wajyaga afite nk'imyaka ikintu uruvango iyo utwite ikintu ukoze ni kintu umwana akora. Nuvuga nk'ubukunda filime uramutse twise wasanga utakizikunze. Ubwo se twise umuhungu azakunda umupira wazajya ureba umupira. Ndabeshya abana b'ababyeyi. Je ninjye umuntu uzi ibintu bijyanye no twita no kubyara no. Ndumva ntakubise nta byishimira. Yego no gutera inda. Yego ndumva ntamukubise nta byishimira. So guys. Nzi nuko muzige timu yanyu murira. Singwemeje se. Rata guys, uziko ndi gukerererwa. Muziko ngiye kujura. Muziko. Guys reka nze ndekesheri wanjye agende. Ngemba nisize watisize urunwa go. Gerega bagiye kunziga makeup. None ndasigaho ibintu byose mbonye. No, nje kuba biyo. Nge nasize bitarebe kaza kurimo kubyibaza. Nje kunzomye bakabwe kajyana kubishiraye. Ari umuntu wavuze ngo bebe. Oro umusirimu umuntu usabana kuri kamera ndamwibutse bye. Honey. See you guys. No, this is good. Guys, if you see me, you will know. Guys, rero mwakoze. Timurike mwayibonye. Fire. See you. Ndumva ariko mbabaye. Bye. Morning sun breaks through the blinds, our dreams unfolding.